se nk'ufite n'akandi gakoryo utazi. Agiye kurekura indirimbo irimo amabanga yose y'urukundo rwe n'uriya Irene. Ukuntu hari abastari man ngo yajyaga gusura bagashaka kumurya umugore bro kubera ko atareba ibibazo kandi bafite amazina muri industry bagashaka kumurya Irene ariko birangiye nyine amutsindiye ariko byose arashaka kuzabishyira mu ndirimbo arayisohora very soon muraza kuyumva. Karina Mwizara Jessica wa Mipangu aravuga ati hari abasore bo muri industry bafite amaso abiri bareba ariko niyo Bosco yabarushije kubona umugore mwiza. Oyira mugore ndira kandi ko bazaba bari kumwe na The Ben nkuko bari barabivuganye mu masezerano. The Ben arangije ajya ku rukuta rwa IG andikaho ngo fake news. Yego. Ngo ayo makuru ni igihuha bro. None tukibaza tuti se ayo masezerano bizagenda bite? The Ben azishyura miliyoni 600 kwari kwanga kubizamo abandi bakongera akavuga ati se The Ben bitewe n'ukuntu habaye induru nyuma ya performance muri The News Grove. None akavuga ati byabereye i Kigali umva ukuntu n'abatipe bazi gupanga bavuga ati reka twagukubitiye i Kigali reka none tukujyana no mu ntara tugukubitire. None nawe ibintu wenda The Ben ashaka ko ari kwanga wenda ibyo bintu bisa nka disrespect nyine biri kugenda bimuvu asa ngaho ahantu hose agaragara ngaho yatsinzwe ngaho yatsinzwe kandi none ukabona ko byamaje kujyamo amatimu man. Hari abanyamakuru baryamye kuri ruhande hari abanyamakuru bari kuri uru ntago nyine yakirimo professionalism mu byo dukora. Yego reka twongere tugusuhuza tuguhereza ikaze aho uri hose uteze amatwi FBA 155 TV. Gedimana Ishimwe Ikechuku the power of God the star boy cyangwa se the humble boy. Noneho nkuko bisanzwe kabisa mumaje kubimenyera mari kumwe na MC Jiga umusore witeretse. Jiga, how are you? I'm extremely fine. Yeah, them call me MC Jiga, the coolest boy of the city, the Zero Danger Man, the off mic entertainer, the trigger master, the OG Rwandan from 1,000 Hills Nation. Yeah man. Jiga. Yeah. Mwaka rero turimo turagenda ukwezi kwa mbere tukugera mu matariki hafi 20. Kubona bimeze bite? Mwaka ndi kubona turi kugenda tumanuka ari umwakaka ubundi twara wimutsa amahoro n'uyu tutangiye ayandi. Indirimbire rero urumva tugomba kuyikakamba Ikechuku. Indirimbire no kuyikakamba kuko rugira tumutakambira akatwumva ibintu na amahoro. Yego. Uyu mwaka rero abakunze FBA 155 TV barabibonye ko tugiye kujya dushesengura showbiz. Oya twamaje byo kwitereka ku meza y'ubusesenguzi kandi twabwiye ko twe dusesengura tudasesereza, dusesengura tudasobanya, turasesengura dukoresheje inyurabwenge n'indeba kure. Twarabyiyemeje rero burya ibi twebwe turimo babyita vocation. Ibi ni umuhamagaro, yari umuhamagaro ubikora utitangira itama kandi ukabikorana umwete n'ubunyamwuga. Imihanda yahiye apana bamwe aparapara jarajara basakuza gusa twe tuzajya dusesengura dukoresheje inyurabwenge n'indeba kure. Yego. Ndinjira mu nte rero. Imihanda mu minsi mike twakiriye inkuru yuko umusore witwa Niyo Bosco atera ivi ajya umurenge akora ubukwe. Umwe mu basore rwose bafite ikibazo cyo kutabona. Ubukwe bwe ku munsi wo kwa gatandatu bukaba bwarabaye. Buriya bukwe abakunzi ba showbiz babwakiriye bate? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ni ubukwe bwari bunogeye ijisho. Yego. Ni ubukwe bwari bwiza ubwo ndavuga ku mitegurire aho bwabereye cyane cyane ko bwabereye muri garden ya Caleb, bwabereye Caleb Garden. Ni ubukwe ugiye kureba dekorasiyo ukuntu yari imeze, ni dekorasiyo yari ishimishije, ni dekorasiyo yari iri extraordinary. Ubwo ndi kujya ku bijyanye n'imitegurire aho bwabereye, se dekore yari imeze gute. Dekore no kuri nta kibazo cyari kirimo, urebye table uko zari ziteguye ibintu byari biri very classic, byari byiza cyane. Ubukwe rero bwa Niyo Bosco bwabaye ku itariki 16 z'ukwa mbere aho yari ari gusaba kanakwa umukunzi we Irene Mukamisha.
yego ni ubukwe abantu benshi bagiye bavuga ngo hari abatarabonetsemo, ariko ibyo ngiye sinjya kubisesengura kuko bwaratashye. Ibyo ni ibintu by'amatiku, njye ndeba ko ubukwe icya mbere nuko bwatashye kandi bubera mu maso ya benshi, abakunzi, abavandimwe ba Niyo Bosco. yego Ariko ngewe nk'umusesenguzi hari ibyo ngewe nenga mu kijyanye na buriya bukwe, ariko butari ku mitegurire cyangwa se kuki. Ikintu nenga ni ubukwe bwaranzwemo n'abasitari bake, abasitari nyarwanda, haba abahanzi, kandi Niyo Bosco ugiye kureba ni umuhanzi mwiza cyane cyane ko yanaririmbye live muri buriya bukwe. Abantu baravuga ngo iyo ataza kugira kiriya kibazo, akaba adafite nyine kiriya kibazo cy'ubumuga bwo kutareba, hari abantu benshi bavuga ko na nimero 3 yagakwiye kuba yifite nyuma ya bano bagabo bari kugongana barwanira umwanya wa mbere. Kubera ko ni umusore uririmba neza, ijwi riyunguruye, live afite imbaraga, yaririmbye n'umwanya munini aririmbira umukunzi we mu bukwe mo hagati. Ni umusore uzi kuririmba, ni umusore kandi uretse no kuririmba wandikiye abahanzi benshi nyarwanda indirimbo. Buriya ni n'umwanditsi mwiza w'indirimbo. Ariko nkongera nkibaza kubera iki bagenzi be b'abahanzi batamwitabiriye igitaramo cy'ubukwe. Ese ni utarabaha invitation? Ese byagenze gute? N'ubyibuka neza abantu babonye buriya bukwe no ku ma online TVs agiye atandukanye, ni ubukwe bwari burimo ibyamamare bike, harimo wenda reka duhere ku bahanzi. Abahanzi hari hagiyeyo Bruce Melody, hari hagiyeyo Dorcas, hari hariyo kandi na Bwiza yarahageze yaranaririmbye, ariko kandi hari na Juno Kizigenza nubwo ataririmbye ariko yarabwitabiriye. Ariko rero wajya kureba kubara, ubwo baje kubara ni bangahe? Ndabona uri kubara abahanzi 4 ku bukwe bw'umuhanzi ukomeye, umwanditsi w'indirimbo wandikiye abahanzi benshi, wakoze amahiti. Ntago byari bikwiye. Niba twavuga ko wenda iyi showbiz irimo iragenda izamo ubushuti n'ubuvandimwe bukeya kurusha inyungu z'amafaranga. Buriya kandi ndakeka ko hari nk'umuhanzi buriya yandikiye aza kumuha amafaranga ati ngo n'uburirimbemo, yari kuba yahageze kare. Ariko ntago byari bikwiye. Niba umuntu mukora ibintu bimwe, ejo nawe uzamukenera, ejo azagukenera. Tugerageze dufatanye, haba mu bibi haba mu byiza. Umuntu tumwereke urukundo, tumwereke ko nyine tumwishimiye. Ikintu cyambaje mu bukwe bwa Niyo Bosco nuko gusa butitabiriwe n'abahanzi benshi ukurikije ukuntu yari asanzwe amenyeranye kandi anaziranye n'abahanzi. Ukurikije mu nshuti afite z'abahanzi, ubona ari nde wabuzemo wari ukwiye kuba yari ahari? Nta n'abahanzi b'ikiragano cy'ubu ngubu guhera kuri wenda za 2000, umuntu winjiye wenda nko mu gakino guhera za 2018 19 kuzamura, bari abana bose b'abapkamingo bagakwiye kuba bahari, kuko hari benshi yafashije. Ni benshi abahanzi bose tubatondagure, aho baba bari bahita bagira isoni. Ntabwo ushaka kubamenagura. Ubu nawe urabazi. Ubu se koko tugenda tujya kuvuga amazina yabo, umwe mwana wese muri mutitabiriye ubukwe bwe, wenda ku mpamvu zitabaturutseho birumvikana, ariko umuntu utarabwitabiriye wenda ari ibintu by'agapingo byo kuvuga ati se biriya bintu ntabwo aba ari byiza. Niba mukora ibintu kimwe mugerageze mufatikanye. Ariko cyane cyane ko wenda no ku ruhande rwa Niyo Bosco ashobora kuba yarabigize private, agafata abantu wenda b'inkoramutima akaba aribo yemvita, nabyo birashoboka burya. Akarimita abantu, ariko nabyo ntibyagakwiye ko yarimita abantu cyangwa agatumira abantu bake mu byo bakora bimwe. Burerega niba ugiye gukora nk'ubukwe uri umuhinzi, ni urugero ntanze. Niba ugiye gukora ubukwe umuhinzi, urumva nyine ugomba abahinzi, abaguha imbuto, abagutunda ifumbire, ab'imbuto bose, kubera ko nibo musangiye nyine ubuzima. Akenshi mu buzima niba ari ubuzima wenda bufite, niba wenda ubuhinzi bwawe bufite 70% ku buzima bwawe, urumva abantu bana muri 70% y'ubuzima ni abantu baba bagomba guhabwa agaciro. Niko ngiye nabyanzura. Ni ubukwe bwari bwiza, ni ubukwe bwitabiriwe n'ibyamare bitandukanye. Aline Gahongayire twamuvuzemo, Aline Gahongayire yari ahari, yongera afata akavideo na Bruce Melody. Uribuka ko Bruce Melody hari igihe yigeze gukora performance muri album launch ya Mavi ya Soshomura, arangije Aline Gahongayire arebye ikote umwana yambaye umuhungu Melody guturuka Kanombe aravuga ati rikote nkaryibikaho.
yego aramubaza ati wariguze angahe, amubwira ko ari $5 cy'idolari, ariko icyo gihe yamuhaye $1000 araricyura araricyura Aline Gahongayire. Rero Bruce Melody uramuzi nawe wana, ni umuhwituzi wa cyane, barahahuriye ati se ko ati yayandi asigaye byagenze gute, bafashe akavideo by the way avuga ko nasigaye yamuhaye, ariko yamuhereye muri buriya bukwe bwa Niyo Bosco. Nabyo ni ibitangaza byabereye makuru bari bahari bamwe. Nabyo ni ibitangaza byabereye, murumva hari n'abishyuriwemo, hari abari barimwe amadeni bishyurirwa mu bukwe bwa Niyo. Ubwo se sibyo kwishimira Bruce Melody ngo kumubamo ideni baba we yahise amubona amubwira atumva bya bindi bisigaye bimeze bite, ariko Aline Gahongayire nawe nyine ni imfura cyane, yafashe akavideo yerekana ko byarangiye, so babigize over nkuko yabivuze muri video, so the deal is over. kijyanye n'itangazamakuru ryari rihari, wabonye haraje abakwiye kuba bakaje cyangwa haje bake mu bagakwiye kuza? Itangazamakuru haje bake cyane cyane ko nabonyemo nka Emirene, Philipita yarahari nawe, Philipita kabisa yamubaye hafi. Emirene kandi buriya yaranamufashije cyane ko Emirene yazanye Dorcas yaranamuririmbiye mu bukwe bwe, kandi urabizi ko Dorcas ari under management ya Emirene. Nabyo ni ikindi gikorwa cy'ubutwari, uretse kwitabira yanamuhaye support igaragara imwereka ko bari kumwe. Ahubwo ikindi kintu gitangaje cyangwa se nk'agakoryo cyangwa gashya kabereye muri abo bukwe, wabonye imbyino ya Niyo Bosco yinjira kubera ko atanareba ari kugusana n'abandi, afite ukuntu abyina byiwe byihariye, ntiwabyigana bro, ntiwabyigana, ubyiganye ntibyavamo. Afite ukuntu azunguza intugu nka kwa kundi kwa Pastor Claude agakubita, gusa byari bimubereye, afite ukuntu abikora by'umwihariko bye nyine, nk'umuntu uryohewe nyine n'ikirori, n'umuntu wari uryohewe n'umuntu bagiye kubana, umuntu bakundanye imyaka myinshi kuriya, bageraho rwose bakora igitaramo cy'ubukwe. Ni ukuri natwe turabifuriza ibyiza Niyo na Irene Mukamisha, rwose nimukomeze mukamisha amashyo amaboko yombi. Kandi bakundanye imyaka myinshi, bari bakundanye igihe kitari no munsi y'imyaka 2 ahubwo. Byari ibanga ariko? Oya, ntabwo byari ibanga, bari bamaranye igihe, ahubwo Niyo Bosco agiye kurekura indirimbo, ntabwo se nk'ukubita n'akandi gakora gitazi, agiye kurekura indirimbo irimo amabanga yose y'urukundo rwe n'uriya Irene, ukuntu hari abastar man ngo yajyaga gusura bagashaka kumurya umugore bro, kubera ko atareba ibibazo, kandi bafite amazina muri industry, bagashaka kumurya Irene, ariko birangiye nyine amutsindiye, ariko byose arashaka kuzabishyira mu ndirimbo, arayisohora very soon, muraza kuyumva. Karina Mwizara Jessica wa Mipangu aravuga ati hari abasore bo muri industry bafite amaso abiri bareba, ariko Niyo Bosco yabarushije kubona umugore mwiza. Oya, umugore ni mwiza, gusa bakomeje kubatera amabuye, bagendaho urukundo rwabo, bavuga ati ntiruzashoboke se biriya bizavamo, ariko ngo aho niho ruzingiye, niko Kamishi yaririmbye ngo urukundo rubaye ibamba, ngo imbaraga zarwo ngizi, ngo ibirori biratashye, murajya he? Ibirori byatashye bya Niyo, bagiye kubana akaramata. Natwe tuti Niyo Bosco, Irene Mukamisha, nimugende rwose, urugo rwanyu murucane, mucumbi igicaniro kizacumba urugo rwanyu buzira gucika, kandi ni ukuri zibakamirwa ntizigateke, nabo batura ntibagatuze. Kwinjira kuri kariyere y'umuziki, iyo umuntu abaye umupapa tuzi ko hari ibintu agomba guhindura, wenda sometimes n'uburyo yakoraga bigahinduka. Niyo Bosco urabona bigiye guhindura iki kuri kariyere y'umuziki? Kuri kariyere y'umuziki, ikintu cya mbere agomba kumenya, agiye kugira management iri double. Yego. Kandi wanze kumve, agiye kugira management iri double, ariko nta bikomeye, twese ngo turazifite, nta kiba gikomerega burya. Icyo wakoraga uri umusore burya, urugo nta kiba kigoye cyane, umugore araza akamanajinga ibyo wari ufite, ariko nanone ubu ugiye kugira management iri double, agiye kumanajinga ibikorwa bye by'umuziki, anamanajinge family, urugo, kuko buriya ejo n'ejo bundi baraba babaye 3, ntubizi se? Ngo 1+1 = 3 when you don't use a condom. Urubyiruko mujye mubyumva, 1+1 = 3 iyo mudakoresheje agakingirizo. Aho ngaho ndumva benshi basobanukiwe. Mwirinde rero ibintu birimo para mutazisanga mwabaye benshi kandi mutabasha kumanaginga uwo mubare.
yego ariko niyo yari amajije ntabwo wajya gukora biriya bintu by'urugo utarabitekerejeho. Urugo ni ikintu ubanza ugatekerezaho kandi ukabikorera igihe nyacyo, timing. So niyo n'umuntu ufite izina rikomeye mu muziki, ni umuntu waririmba tukabyumva, yakoze different hits, rwose arashoboye. Ndumva umugore atari we wamubuza gukomeza umuziki cyangwa se ibikorwa bye, cyane cyane ko yanamukunze ari byo akora nyine. Nicyo yamukundiye, yakunze ko aririmba, wasanga yananamukundiye ririya jwi wenda. Ingo z'abasitari kuko umwongereza akubwira ngo life is not blind bro, life is not blind but it opens up our eyes to what others don't see. Urukundo ntabwo ari impumyi. Urukundo ntabwo ari impumyi, ahubwo rudufungura amaso ku byo abandi batabona. Yego. Ingo z'abasitari zikunda gusenyuka. Tuzi aba Platini bagiye bakora ubukwe nyuma bikanga, n'abandi basitari benshi. Kuri Niyo Bosco urabona ruzaramba? Kuri Niyo Bosco ndebye urugendo rwabo mu rukundo, ndebye emotions hagati y'imitima yombi, ndabona twabaha igihe tukareba. Ariko niba umuntu yarabashije kwihanganira byose mu rugendo rw'urukundo kugeza aho yemeye ati I wanna be with you the rest of my life, kuko burerega ntago wajya gukwa, urumve Kecuku, ntago wajya gusaba no gukwa utaragize gute, utarashimye, utaranabashije ngo will you marry me. Yego. Nawe akakubwira nti yes I will marry with you. None ariko n'abandi bose baba barabivuze, ariko nje ntago wabatega imitego, twabiha igihe tukareba. Ariko se batandukanywa n'iki mu gihe uriya mukobwa yumva yaramwishimiye uko ari? Nagerageza mube hafi, ahubwo ubu nibwo Niyo Bosco amukeneye cyane. Yego. Kuko buriya bro, ahantu bitandukaniye byaniye n'urundi rugo, uriya mukobwa yariyemeje kandi n'ukuri nakomereze muri iyo nzira, kubera ko kubana n'umuntu ufite nyine buriya bumuga hari byinshi azajya anamukorera, ahubwo tutagiye kureba. Wari ubizi se? Njye ntago mbizi. Hari byinshi buriya azajya amukorera kubera ko afite disability, si byo se? Yego. Afite disability, he's blind. Azajya amufasha mugeze kuri wanaca muri wanaca ntabwo uhazi se? Niba apfa kuri table akumva akeneye muri wanaca, azajya amujyanayo amenye ko ibintu byose ari sawa, agaruke nka big man nyine. Afite akazi ariko kose kabumbatiye mu rukundo nyine. Iyo ukunda umuntu byose uritanga, nta nubwo iyo ukunda umuntu kaba kabaye umunyagara bro. Yego. Ako wumva gakomeye kaba kabaye umunyagara, ahubwo we nagira uwo mutima, nakomeza agira uwo mutima wo kwihangana kandi ntazasejuke ku nshingano, cyane cyane ko hano hanze hari abantu benshi. Burerega urugo nta nubwo buri urugo gusenyuka kwarwo ntago akenshi rusenywa namwe ubwanyu, ahubwo outsiders bro, aba hanze urugo amabwire, umuntu uzakubwiye se buriya iki wakoze gutya, oya burya urugo akenshi aba outsiders bararusenya. Ariko mwebwe ubwanyu iyo mukomeye hagati yanyu, biragoye ko umuntu azaturuka hanze ngo asenye urugo rwanyu. Ariyo mpamvu nabifurije ngewe urugo ruhire, urugo rwiza. Burya abakundanye se wakongeraho iki? Wabifuriza ibyiza nyine nk'umuntu, uretse bamwe b'amashyari. Ndabifurije waba ufite ishyari. Kandi twebwe ntago tugira ishyari, tugira ishyaka. Yego. Abasitari bo muri industry Niyo Bosco bavuyemo nawe akababaye umugabo nk'abandi. Abaye umugabo nk'abandi, agiye gutangira kubikora afite famille, yinjiye mu muryango umwe na ba Bruce Melody, yinjiye muri records imwe na ba The Ben, Tiger B n'abandi benshi, ba Mico the Best. Benshi cyane bari muri no muziki bafite umuryango. Abasigaye rero bakiri ingaragu kandi bararengeranye. Oya, ibyo kuba ngo abasigaye ngo ngiye kubashuka ngo mutangire namwe mujye kwihirara muri bano bakobwa b'imihanda ya za Kigali ngo murashaka. Gushaka no kwitonda, gushaka no gushishoza bro. Aho Niyo Bosco se yamukuyeho ntibahakura. Oya, gushaka no gushishoza nibitonde, kandi burya inkoni ihira igihe. Yego. Inkoni ihira igihe, kandi iyo bigiye gushya birashyuha. Ariko iyo bitinze kuziko bigira gute? Birashirira. Inkono rero ihira igihe, bafata umwanya bitonde barambagize.
inkono si zirimo ziragenda zishirirara. oya hoya Ako jiga. burya wishinga ingendo y'undi iyawe ikagenda gute ugashiduka wahinamiranye ngo uri kwigana mugenzi wawe. Yego. we wahinamiranye intugu weho wakoze ibyawe bro. umugisha w'umwe si wowe wundi kora ibyawe. Hari umusitari umwe babajije ngo kuki udashaka, baravuze ngo ndamutse ndwaye ubundi. ariko se abantu bapfuye iki n'urugo mwa basitari mwana mugani hari nk'abantu bamaze imyaka ingabo se tubamanuke nabo bose bagiye kumurika imyaka 30 bamaze muri game ni nawe bamaze ibaze kumara imyaka 30 muri game ukaba utari wagira family nabo nibagire bikubita gashyi ako kuri kubatsinda nkaho batazwe. oya nibageraho bikubita gashyi imyaka 30 muri game ni byiza ariko noneho ibe n'indi myaka ntiyongereho 5 nawe udakoze ikintu noneho kigaragaza ko you are building up a nice and strong family. Ese ubundi kudashaka bura ni ikibazo? Udashaka ntago ari ikibazo. None se King James ntameze neza? Ameze neza. Ntari kurya yakoreye se? Yego. Ikibazo kiri nta kibazo kirimo. Uri abasitari rero rwose kudashaka. Erega umugabo ntago twe tugira menopause bya bindi ngo hari imyaka uzageramo ugagara no kuri 60 akana wakibaruka. Yego. burya abenshi niko twebwe twatwawe na ya myumvire igwingiza ya kera yo kuvuga ngo mugende ngo Bibiliya ngo mubyare mwororoke ngo kubyara ibiki oya. None se ubwo ubona ibintu bya wide family ndende y'abana 10 kuzamura bigezweho? Oya byaracitse n'abana babiri. Ubu umuntu asigaye byara abana 2 3 kandi yo understand yamajije kujya mu bantu benshi. Ubu ni ibintu bimajije kugaragara kubera ko uragira abana 10 education n'iki gihe iri expensive feeding no. Yego. Ingingo ya niyo Bosco twisotsemo gutyo. Twinjira mu ngingo ya kabiri. Hindura page twanzike wamfura we. Nanzise namanutse. Injiye ntya. Uwitwa Bruce Melody na 155. Babateguye igitaramo kizenguruka igihugu basusurutsa abakunzi b'umuziki. Basohora amakuru avuga ko bazaba bari kumwe n'uwo bita The Ben Tiger B. Hashije akanya gatoya iyo nkuru isohotse The Ben arabagarama. Ubona byaratewe n'iki byavuye. No kuvuga ngo iyi nkuru kuntu tugiye kuyimanuka mwabonye igitaramo The New Year's Grove Party cyashoje umwaka The Ben yahuriyemo na Bruce Melody. Yego. Abantu batari babizi bagiranye amasezerano bilateral agreement yanditse. Nuko amasezerano ukuntu yavuga ko Bruce Melody agomba gufasha The Ben na The Ben akazamufasha mu bitaramo ari gutegurana na 155 AM. Akaba ari bitaramo bigizwe na up country road shows enye. Yego. Sinzi nubwo uri kubyumva ni bitaramo bizazenguruka intara ariko enye. Ubwo ni road show enye. Niyo masezerano bagiranye. None bikanavugwa ko mu masezerano ashaka ko harimo clause ivuga ngo utazubahiriza amasezerano azatanga miliyoni 600 bro z'amanyarwanda muri clause. Noneho rero Alex Muyoboke yigeze gusohora gace gato kagize amasezerano hagati ya The Ben na Bruce Melody. Ubwo ntago ari Bruce Melody kuko Bruce Melody we ari under management ya 155. Ubwo ni The Ben wasinyanye na 155 AM. No hantu bitandukanye. Bugiye The Ben wari ku giti cye kuko buriya nubwo ba Alex Muyoboke bamufasha n'abantu Opja nta bilateral agreement bigeze bicara batubwire ko bafite ya management. Bashobora kuba bakorana nyine mu buryo bwa bumamyi bakumvikana agapasurira abasaza. Ubwo bo nibo bamenye ukuntu bagabana ariko nta management agreement ihari hagati ya The Ben na Alex Muyoboke cyangwa no Opja. Ntayo. Kugira ngo banze byumve neza. Ntayo. Ubwo rero The Ben yasinye na 155 AM. Ariko amasezerano kugikuntu yavuga ko Bruce Melody agomba kuza gufasha The Ben mu gitaramo cya New Year's Grove bagakorana na The Ben nawe akazagaruka bakazengurukana za road show enye. Kandi noneho mu masezerano akabamo gutanga amafaranga kugira ngo buri muntu wese yitegure ibitaramo yitegure neza nyine stage. Uko buriya na Bruce Melody ataraza kugira ngo akore performance mu New Year's Grove yahara amafaranga yahawe na The Ben yo kwitegura
aho tugenda neza gake gake. Ushatse kuvuga ko kugira ngo Bruce Melody ajye muri kiriya gitaramo cya The Ben hari amafaranga yishyuwe? Hari amafaranga yahawe, ariko sinanavuga ko ari ukwishyurwa, ko bagiranye amasezerano. Sinzi n'uri kubyumva. Bagiranye amasezerano ko agomba gufasha The Ben, na The Ben akazamufasha muri izo road show 155am iri gutegura enye. Yego. Nuko amasezerano yarameze, ariko nanone akiyongeramo muri clause. Burya clause zigira ingingo nyinshi. Akiyongeramo ko hari amafaranga nanone ntabwo umuntu yaza for free mu bintu byose, ngo azategura ibiki, imyenda, ababyinnyi, bande, barabiswa yakoresheje symphony, ni ibintu yabihenze bro, biri expensive. W'ikintu yakoze ni iki? Yamuhaye, bavuga ko yanamuhaye 10 millions zo kwitegura, kugura iyo myenda, kwishyura bande, umubyinnyi, byose yamuhaye 10 millions. Ariko binavugwa ko nanuza na Bruce Melody 155am bagiye gukorana izo road show enye, agiye kwitabira The Ben kubafasha, nawe hari amafaranga bajya bamuha muri buri mbere yuko yitabira buri road show. Urabyumva nawe n'itegeko. Niba ari nka miliyoni 5 se sinzi close yabo kwivuga, uko berekanya agace gato k'amasezerano. Ubwo urumva hari amafaranga agomba guha The Ben mbere ya road show yo kujya nawe ategura imyambaro, ababyinnyi be, ibiki byose. Ahubwo igitangaje noneho kiri hano n'iki, bo basohoye, urumva The New Year's Groove yarabaye, amasezerano uko avuga, The New Year's Groove yarabaye, ibyo Bruce Melody yasabwaga yarabikoze, twaramubonye anakoze stage nziza. Ariko noneho ikibazo ahantu kiri, bo basohoye ko za road show nye zigiye gutangira 155am, ko zigiye gutangira, kandi ko bazaba bari kumwe na The Ben nkuko bari barabivuganye mu masezerano. The Ben arangije ajya ku rukuta rwa IG andikaho ngo fake news. Yego. Ngo ayo makuru ni igihuha bro. Noneho tukibaza tuti se ayo masezerano bizagenda bite? The Ben azishyura miliyoni 600 ko ari kwanga kubizamo. Abandi bakongera akavuga ati se The Ben abitewe n'ukuntu habaye induru nyuma ya performance muri The New Year's Groove, none akavuga ati byabereye i Kigali. Umva ukuntu n'abatipe bazi gupanga, bavuga ati reka twagukubitiye i Kigali, reka none tukujyana no mu ntara tugukubitire. None nawe ibintu wenda The Ben ashaka ko ari kwanga, ashaka ko ari kwanga wenda ibyo bintu bisa nka disrespect nyine biri kugenda asa nkaho ahantu hose agaragara nkaho yatsinzwe. Nkaho yatsinzwe, kandi noneho ukabona ko byamaje kujyamo amatimu man. Hari abanyamakuru baryamye kuri ruhande, hari abanyamakuru bari kuri uru, ntago nyine yakirimo professionalism mu byo dukora. Noneho bari kwerura, umuntu akavuga ati ndi kuri ruhande, undi ati ndi kuri runo ruhande. Kandi mu bigaragara Bruce Melody arusha imbaraga The Ben. Rero ikintu ngiye navuga nk'umusesenguzi, mbona iyi musesenguzi, ikintu mbona kuri iki kibazo cya The Ben na Bruce, mubanze mwitonde mbere yo kugira ikintu muvugaho mwabasesenguzi mwa showbiz, mutaramenya clause of the contract, uko bashyizeho agace gato k'amasezerano. Burya clause ni kubwira ko contract uko imeze n'umuntu ushobora kuyigiramo ikibazo. Yego. Clause tuzimo ibice bitoya, clause hazamo utuntu twinshi cyane ku buryo hari nk'ama clause bashobora kuba batarashyize hanze. Ikindi kintu mugomba kwitaho, mugomba kwita kuri termination of contract. Contract termination ntago tuyizi kuko bashaka ko barasinyanye gutyo, ariko termination of contract ari within 3 months. Yego. Amezi 3 yabo none 155am mu mezi 3 basinyanye iyo contract, bakananirwa kumanaginga kuba batangiye bya bikorwa byabo byo kuzenguruka intara, amezi 3 akabarangirana. Abarangiranye The Ben yahita bakuzaho, mwa kintu mwaba mwirirwa muri kumubaza. Icyo gihe mwajya kudiringa bushyashya mushaka ko mumukoresha. Niyo mpamvu rero ndikubwira ngo twirinde cyane kuvuga ibintu bijyanye n'ino contract tudafite amasezerano yose, tudafite ama clause yose, tudafite na termination of contract. Ese basinye ko termination of the contract ari ryari? Havuyemo amarangamutima. Urabona The Ben adafite ubwoba bwo kongera gukubitwa inshuro. The Ben ni umuntu uganzwa na emotions, amarangamutima. Ni umuntu nyine udafite emotional maturity. Reka mbikubwire ngiye ndi open, ntabwo afite emotional maturity. Guhangana n'amaranga, guhangana nyine kwa kundi warize nese ntitwize mu high school, bandi nose kuntu bagusererezaga ibiki byose, ukihangana nyine ntubigifura. The Ben nyine agira emotional maturity ntayagira, ntayagira. Niyo mpamvu mwatakinga ukabona ararize, agize gute nyine ntazi kwihangana. Ashaka kuba rero ari ibyo bintu bivuga ati abantu bose rero bari ku nkoba, bari kugira gute. Kandi biriya byose is part of showbiz. Biriya byose urabyirengagiza ugakora wowe ukakomeza ukerekana who you are and you stand it till.
bivuze ngo harimo gutinya. oya sinabyita gutinya ahubwo nabyita se twabyita gutinya nanone n'ikindi kintu. Umuntu ugira amarangamutima utazi guhangana n'ibimwatatse nabyita nk'iki se? Ni ukurinda umutima we se? No, ni ukurinda nyine ibyo byose. Niba waranabibonye The New Year's Groove ijya gutangira, wabonye ukuntu bari kuvuga ngo araza kurira bamuteye inoza. The Ben ni umuntu nyine umeze afite kidisha, afite utuntu tudukidishimana nyine nk'umuntu wikuriye mu buzima bwiza ageza yarareba nta kumuvuga. Kandi twebwe Life of Africa it's all about one talkers. Yego. Abantu talk. People will talk and talk until you are none se mu gihe uri gukora nyine ufite ibikorwa reka babivuge kandi ubyerekana. Nabwo njye kintu numva namusaba kwihangana. Niba yarasinye contract azi ko wenda termination nta kibazo kirimo, termination nyine iri ronge y'amasezerano, niba termination nta kibazo kirimo n'amaklose akaba byumvikana byose, bakabiteguye kumwishyura amafaranga ya buri road show, niyitegure yambare urugamba Tiger bazabikore. Kuko nubundi sinzi ikibazo afite. Ari stage yo muri BK Arena yarabaye, kandi stage ya BK Arena ntabwo yayikoze nabi. Nuko abantu wenda batazi umuziki bagenda bavuga guza, ariko nureba intro ya The Ben muri One Year's Groove y'uno mwaka, ukareba intro uburyo yinjiyemo, uburyo hari ukuntu nyine umuntu yinjira ukabona ko ari yabiteguye, ari umuntu nyine he's the famous person, he's about to come on the stage. Yego. That's really good. We nakomereze muri uwo mujyo akubitane na Bruce bazenguruka intara yerekana icyo ashoboye. Cyane ko ni n'amahirwe menshi ku bantu benshi bakunda The Ben. Abantu benshi bakunda The Ben bari mu ntara hirya no hino, ariko ntabwo ajya yitabira ibitaramo byo mu ntara. Ngira ngo uranibuka ntuzajya gutangira MTN Iwacu Muzika Festival. Bamutekerejeho ariko niba yarabahenze ntabwo yigeze yitabira. Rero this is the great time for The Ben to go to the up country and meet his fans. Yego. Njye niko mbibona. Ubwo tukanzura tuvuga ngo reka dutegereze turebe ikigiye gukurikira nyuma yuko asohoye bira bintu bivuga ko ari fake news. Yes, let's wait and see. Gusa abajyanama be bamubwira zakore agire yikuremo ibintu byo kutagira emotional maturity. After abakunzi benshi, after abafana benshi, despite ibiri kumuvugwaho cyangwa kumuserereza, niyikuremo ibyo bintu byo kutagira emotional maturity, yerekana icyo ashoboye. Kandi The Ben is still The Ben, Tiger B, ewan. Nta kindi numva namubwira mbere ya nagerageze akosora icyo ngicyo. Yumve ko muri showbiz nyine, showbiz is all about competition. N'umufaransa arakubwira ngo monde c'est la competition. Nta hantu uzajya muri nosi ngo uburemo ihangana. Cyane ku bantu bakora ibintu bimwe. Yego. Ihangana rizahora. Ako The Ben mbona bamukabiriza. Mbona bakabya uburyo bamufata. Gute? Mbere ya kiriya gitaramo gitangira umwaka. Niba warabonye video bari mu modoka, iriya timu yari ishyigikiye Bruce Melody, wabonaga ko bari bakabije kubijyanye no kumwitsatinga nyine babigura, ukumva roko ari kuvuga ati ngenda ashyiraho 100,000 araza kurira. Nyine biriya nibyo nakubwiyaga, The Ben agomba kugira emotional maturity. Namenye guhangana nabyo, namenye kubara nabyo. Ahubwo niba kubita kuriya nawe aza kubita kandi kantu, ahubwo we naza atwereka actions, atwereke The Ben icyo ashoboye. Niba akora biriya we adukubita aririzinga indirimbo, akubita ari nice video clip, urebe ko The Ben hari ahazajya. The Ben is still The Ben. The Ben is a nice artist, ariko nanone ntabwo ari artist wagakwiye kugira gute, wagakwiye wenda kwanga ama big opportunities ku bandi. Cyane ko niba Bruce Melody yaramufashije niyikuremo ikintu. Njye ndumva kutaba yajya muri izi show za 155 ari byo bisebetse kuruta kuba yayijyamo. Kuko natayigaragaramo bizagaragara nkaho ari ubwoba, ari fearful. Ari fearful kuri Bruce Melody. So rero we yambara urugamba, ategure stage, bagende bakubite kabisa mu ntara, amafaranga aboneke, abafana bongere babone The Ben mbona nkubone man. Umwanzuro nuko naramuka atagiyeyo 001 arabagaragaye. 001 arabagaragaye byahata. Nawe uraza kurekura uruhande se? Oya, njye nta ruhande ngira. Njye ama journalist. A journalist should always be in the medium. Akaba medium kandi akagerageza
kutagira uruhande abogamiraho, kandi akagerageza gusesengura adasesereza, kandi akagerageza kugira gute gushyira umucyo ku bintu. yego ariko uba ufite uwo ukunda mu mutima wawe. Umutima wawe ntibyabura, ariko nanone kubyerekana si ngombwa, cyane cyane iyo bose bakora bimwe kandi mwese ari abanyarwanda. Njye nakubwiye abagabo babiri nubwo bahanganye, they are waving the Rwandan music flag. Bose uko ari babiri, yaba Ben yaba Bruce, bose bari kuzamura idarapo ry'iki ry'u Rwanda ry'umuziki nyarwanda. Ubwo ingingo nk'ubu ngubu ikintu kiri bumbabaze, niba bifeirinze ko bafatanye igitaramo hano mu Rwanda, urumva se bazajya hanze nk'i Burundi, ubundi bari gukora ino step ya mbere bakagifatanya, yego nibyo, bakazenguruka intara, none bakatangira bakanatekereza ibyagutsemo. Kuki batajya kugikorana ari babiri noneho Uganda Kampala, kuki batajyana ari babiri noneho za Nairobi, kuki batajyana noneho ari babiri za hehehe all over the Africa, Europe, hehe dufite abanyarwanda, Rwandan diaspora bakunda bombi, none bagatangira bagatekereza no kubatumira, no ishoramari razamuka. None se ubu nk'iyi competition bafite uko ari babiri, hagize nk'umushoramari mu Rwandan diaspora bahamagara bombi akabatumira, wenda n'urugero Belgium, mu Birigi niho hari abanyarwanda benshi, agashaka iki main hall hari akabakubitamo ari babiri, urambwira ko hatakuzura? Ubu ngubu aho kugira ngo bakore beef itabyara inyungu, nibakore beef ibyara amafaranga, haba kuri bo bombi, haba ari no kuba bakoresha n'aba investors batangira ba approaching. MC Jiga, ingingo urayimenaguye ku buryo bukomeye. Urakoze cyane. Yego, kandi rero dusoze dusezera abakunzi bacu tubabwira bati kanda subscribe nyamuneka, share, like na comment birakenewe. Ukeneye kwamamaza 0796562520 kuri WhatsApp cyangwa se call usanzwe tugakorana. MC Jiga, gira ubutumwa nawe ugenera abakunzi ba 150 nako wa FBA 155 TV dusoze ikiganiro cyacu. Yes, urakoze cyane. Cyo nababwira ngo blessings of blessings, mbifurije umugisha aho muri mwese, mukomeze mukorana imbaraga n'imbaduko, kandi mbifurije kugira umunsi mwiza. Ariko kandi ngo a beautiful day begins with a beautiful smile, a peaceful mind and a grateful heart. Mubigendane. Urakoze cyane.